Ndabasuhuje nk'uko mubamenyereye rero cyangwa twanabibasezeranyije mu kiganiro cyacu cy'ubushize, uyu munsi turagaruka ku ngingo cyangwa se ku gice cya gatatu kirebana n'impamvu zishobora gutuma umwana apfira mu nda. Ni ukuvuga ngo hari impamvu zitandukanye twagiye tuvugaho, wenda mbivuze mu ncamake. Hari impamvu zirebana n'umubyeyi, ni ngo umubyeyi niba afite ibi bishobora kuvamo ibyago byo kuba umwana yapfira mu nda. Hari impamvu zirebana n'umwana, niba umwana afite iki kintu runaka, aha twagiye tuvuga ubumuga, infection, ku mwana yagwingira mu nda, urureri kwizinga rukaba rwavamo amapfundo n'ibindi, ndetse n'impanga. Ibi byose bishobora kuba byaviramo umwana urupfu akiri mu nda cyangwa se mu gihe cyo kuvuka. Uyu munsi rero turagaruka kuki? Uyu munsi turagaruka kuri ya ngobyi y'umwana. Noneho hari impamvu noneho zigendanye n'ingobyi nyirizina. Hari impamvu zigendanye n'ingobyi nyirizina zo zonyine. Iyo ngobyi igize ibibazo runaka turi buze kugarukaho muri iki kiganiro, izo mpamvu zishobora kuba zatuma umwana apfira mu nda cyangwa se agapfa ari kuvuka. Ni ukuvuga ngo izo mpamvu ni izi zikurikira. Impamvu ya mbere ni icyo twita komoka kw'ingobyi, cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza bita placenta abruption. Ni ngo komoka kw'ingobyi, nk'uko nabibabwiye tugitangira iki kiganiro, nababwiye yuko ingobyi uburyo yirema ifite ukuntu yomatanye na nyababyeyi. Ni ukuvuga ngo hariya rero bihuriye cyangwa se hariya imatiye ifashe, niho haba harimo urusobe rw'imitsi cyangwa se imiyoboro icamo amaraso arimo ibitunga umwana, ndetse harimo n'ibiva ku mwana bijya kuri nyina kugira ngo abashe kuyungurura amaraso y'umwana. Iyo habayeho komoka kw'iyo ngobyi rero, ibyo byose ntibiba bikiba. Iyo ubwo umwana buri bimutunga, imyanda yo mu maraso ye ikamuheramo n'ibindi byose, ibyo bikaba byamuviramo urupfu. Ikindi ni ukuba ingobyi itabasha kubona ibiyihagije. Ni ukuvuga ngo amaraso atari kugera kuri ya ngobyi mu buryo buhagije. Ubwo ni impamvu ya kabiri. Iyo amaraso atari kugera kuri ya ngobyi mu buryo buhagije, ahangaha bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Bishobora guterwa n'impamvu zirimo kuba umubyeyi, nk'uko nigeze kubivuga, umubyeyi wenda yari afite hypertension. Ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi afite hypertension, ya maraso ava ku mubyeyi ajya muri ya ngobyi buriya nayo aragabanuka. Icyo gihe rero bikaba byatuma amaraso iyo agabanutse n'ibyayagendagamo nabyo biragabanuka, kandi nibyo byari bitunze wa mwana, bityo bikaba byatuma umwana apfa. Icya gatatu ni icyo twita kuba ingobyi yaragiye ikitera hasi ahagana ku nkondo y'umura. Ni ukuvuga ngo mu rurimi rw'icyongereza babyita placenta previa. Ibi mba mbibabwira kugira ngo nawe ushobora no guca ku ruhande nawe ukishakashakiriza, kugira ngo umenye ngo ibyo mbabwira mu by'ukuri nibiba byaravuye mu bushakashatsi, ni ibintu nize nanjye ubwanjye mfiteho ubumenyi. Bityo rero mba ngira ngo nibura nubwo ntabikubwira mu buryo burambuye cyane nk'umuntu ushaka kuzobera muri ibi bintu, oya, ndashaka kugira ngo ugireho ubumenyi nibura bw'ibanze, umenye uti ibi bibaye, cyangwa se ngiye no kwa muganga bakambwira ngo ingobyi y'umwana wanjye yiteye hasi cyangwa se irahagana hasi ahagana ku nkondo y'umura, wumve neza icyo bashaka kuvuga icyo ari cyo. Aha rero iyo iyo ingobyi y'umwana cyangwa se placenta yiteye ahagana ku nkondo y'umura, kwa kundi usanga nyine ibanziriza umutwe w'umwana. Ubwo ni cya gihe nyine umwana acuramye. Ubwo ibyo bigendanye n'uko umwana aba ameze mu nda nabyo wenda tuzabiganiraho ikindi gihe. Iki gihe ibyago byo kuba ya nyababyeyi ishobora, cyangwa se ya ngobyi ishobora kuva, ya mitsi igacika, ya mitsi ihuza umwana na nyina igacika, ibiba byiyongereye cyane, kubera ko hariya ku nkondo y'umura ni ahantu hahora hari fragile. Ikindi hagera buriya imitsi y'amaraso mikeya cyane ugereranyije n'uko wenda ingobyi yari kwitera ahagana hejuru, aho twita hejuru nyine atari ku ndiba yayo.
aha rero ikindi kikunda kuhaba ni uko iyo hakunda gukweduka mu gihe umwana ari gukura hagenda hakweduka. Uko hakweduka ya mitsi ihuza nyina n'umwana iracika, nayo igacika, ugasanga umubyeyi ahora agira gutya, ukajya kubona ukabona aravuye akava ariko ntahababara. Icyo gihe bishobora kuba byatuma umwana atabona ibimutunga bihagije, bityo nabwo hakabaho kuba yapfa cyangwa se yakwitaba Imana. Hanyuma ikindi, hari igihe ushobora gusanga hari igice runaka cya nyababyeyi kitari kugerwaho, cyangwa se nyihanganira ntabwo ari cya nyababyeyi, ni igice cy'ingobyi y'umwana kitari kugerwaho n'amaraso ahagije wenda kubera impamvu runaka, bityo icyo gice kikaba cyapfa cyangwa se cyabora. Ni ukuvuga ngo iyo bibaye icyo gihe biba byaviramo nyine k'umwana nawe abura ibimutunga. Ibyo bishobora kuba bitewe n'iki? Ni ukuvuga ngo dukunda kuvuga ngo amaraso ntavura ngo biki, ariko hari no kuvura noneho bikabije ku buryo agenda akazibira imiti y'amaraso igemura kuri nyababyeyi, bityo bikaba byatuma nyababyeyi itabasha kubona amaraso ahagije igemura kuri ya ngobyi y'umwana. Icyo gihe ingobyi ikabura amaraso, donc amaserire yigize akaba yapfa. Iyo apfuye rero urumva ntago aba akibasha gukora umurimo wayo. Ibyo bishobora kuviramo umwana kwitaba Imana. Icyanyuma ku bigendanye n'ingobyi y'umwana, ni igihe habayeho ama-infection akazamuka akagera muri ya ngobyi y'umwana. Ya ma-infection ageze mu ngobyi y'umwana, ni ukuvuga ngo icyo gihe nabyo bishobora gutuma umwana apfa, kubera ko infection zihita zibona urwaho rwo kwinjira noneho muri circulation cyangwa se mu maraso y'umwana, bikaba byatuma apfa igihe bitamenyekanye ku gihe, kugira ngo hakorwe igikwiriye. Niyo mpamvu rero ubusabwa bwose, akabaye kose igihe utwite, akabaye kose uba ugomba kujya kwa muganga kugira ngo babashe kugusuzuma mu buryo bwimbitse, ubashe gufashwa ndetse n'uwo utwite. Hanyuma hari n'izindi fagiteri zindi zishobora gutuma umwana apfa avuka, tuvuye ku by'ingobyi. Hari ibigendanye n'igise, ubwo wenda reka tujye mu gihe cyo kuvuka cyangwa se mu gihe cyo kubyara. Hari igihe rero bitewe n'uko ibise byawe bingana, n'uko mu matako hawe hangana, n'izindi mpamvu zitandukanye, bishobora kubaho yuko usanga ugiye ku gise igihe kirekire cyane. Igihe kirekire ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kubyara bwa mbere ndetse n'iyo atari ubwa mbere, hari igihe cyagenwe cyangwa se abahanga baba baragiye babona yuko iyo ukirengeje uba waprolonge, donc ukamara igihe kirekire cyane uri kubise. Iyo umaze igihe kirekire cyane uri kubise rero, hari igihe usanga nyine amatako yawe ari mato, umwana atari bubashe kunyuramo. Ibyo bikaba byatuma asufura cyangwa se akananirirwa mu matako, bityo akaba yakwitaba Imana. Izindi mpamvu, hari igihe ufite ibise noneho bifite imbaraga, hanyuma bikaba byatuma nyababyeyi ishwanyuka, cyane cyane nk'iyo bihuriranye n'uko ufite mu matako hato, cyangwa se noneho wenda warigeze no kugira utya ukabagwa, niba atari ubwa mbere ugiye kubyara, cyangwa se ari n'ubwa mbere ariko warabazwe kuri nyababyeyi, cyane nk'abagira ibibyimba byo kuri nyababyeyi nk'izo twita za miyome. Icyo gihe ibyo nabyo bishobora gutuma ugira gutya nyababyeyi igaturika. Icyo gihe ituritse rero, abahanga bavuga ko nibura ukubagwa iyo kugiye hejuru y'iminota 8, amahirwe yo kuba twakuramo umwana muzima burya aba ari make cyane. Hanyuma ikindi ni ukuba wenda habaho impamvu zituma utagira ibise. Ababyeyi benshi bakunda simvuze ko babikunda, cyangwa se bikunze kubaho ko bashobora kugenda bakagera ku byumweru 42 no kurenza batari bagira ibise. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo ujye uza ususumisha inda. Twe tugenda tubara bya byumweru, iyo bigeze ahantu runaka utari wagira ibise byizanye, icyo gihe biba ngombwa yuko tugushyira kuri gahunda yo kuba wahabwa ibise. Mu Rwanda hari umuti wamamaye nka Theobald, ntekereza ko muwuzi, uwo niwo twifashisha. Ariko iyo ibyo bitabaye ukayigumira mu rugo, icyo gihe
bikarenga ibyumweru 42, ibyago by'uko umwana apfira mu nda biriyongera cyane rwose. Hanyuma nsoza, hakaba hari impamvu noneho zitazwi. Hari impamvu zitazwi rwose, aho usanga hagati ya 25 kugera kuri 60% y'abana bapfa bavuka cyangwa se bapfira mu nda ntago rwose impamvu zo gupfa kwabo ziba zisobanutse, ntago ziramenywa cyangwa se ziracyari mu bushakashatsi. Niba ariko nabivuga, izo mpamvu niko zimeze, nuko zimeze, zirahari. Ariko noneho munyemerere nk'abantu b'ababyeyi rero, ntago nabacika ntababwiye nti se ubundi wabyirinda ute kugira ngo umwana, donc wizere ko umwana wawe umutwise azaba muzima, hanyuma ukamubyara ari muzima, wabyizera ute? Icya mbere rero, hari inama zigeze kuri 5 ugirwa. Hari inama zigeze kuri 5 ugirwa kugira ngo umwana wawe abeho, cyangwa se igihe umutwite nyine abeho, abe ari mu buzima bwiza. Icya mbere ni ukwisuzumisha mbere y'uko uteganya gutwita. Ngo mbere yo guteganya gutwita usabwa kujya kwisuzumisha kugira ngo bapime buri kimwe cyose gisabwa gupima, baguhe imiti isabwa guhabwa umubyeyi wese witegura gutwita, ndetse bagugira inama zose zishoboka bitewe n'uko ubuzima bwawe basanze buhagaze. Ikindi ni ukuvura indwara runaka nk'uko twagiye tubivuga, nka hypertension, diabete, ama-infection, byose bikavurwa mbere yo gufata umwanzuro wo gutwita. Ikindi ni uguhindura imibereho yawe. Niba wari usanzwe ukunda agacupa, niba wari usanzwe ukunda agatabi, icyo gihe nyine ugerageza kwirinda kuba wafata kuri iryo cupa cyangwa se kuri iryo tabi, kubera yuko uba wifuza ko uzagira umwana ufite ubuzima bwiza, ubuzima butarimo ubumuga, ubuzima ndetse no kuba ntago nizera ko hari umuntu watwita agamije kugira ngo azabyara umwana upfuye. Ibyo ntaho byabaye. Hanyuma ikindi ni mu rwego rwo kugira ngo habeho no gukurikirana zanda ziba zifite ibyago byinshi byo hejuru, ugomba kujya kwa muganga nyine ugasuzumisha inda nk'uko byateganyijwe, nk'uko baba baguhaye za randevu zigiye zitandukanye n'inama bakugira. Uzacunge, burya hari n'abo bafata umwanzuro wo kuvuga bati okay, wowe rero noneho nta nubwo uri busubire mu rugo, uraguma mu bitaro kugeza igihe uzabyarira. Abo ngabo biba byatewe n'uko n'ubundi byasuzumwe bikagaragara yuko nibakureka ukajya mu rugo ugaguma mu turimo two mu rugo twa hato na hato, kuko nta wakubwira ngo ujya kuryama mu rugo ngo ugende uryame, koko ntabwo byakunda. Ikindi, mu rugo nta muntu wo kugusuzuma uba uhari, ariko kwa muganga amasaha 24 kuri 28 iyo ugize ikibazo baravuga uti muganga ko numva bigenze gutya, muganga agahita aza akakurebera akakugira inama. Hanyuma ikindi ni kubyara mu gihe runaka. Nk'uko nigeze kubivuga, navuze yuko hari inda akenshi zikunze kurenza ibyumweru 41 n'iminsi 6 zitaravuka, kandi mu by'ukuri hejuru y'ibyumweru 42 ibyago byo ku mwana yapfira mu nda biba byiyongereye. Ubwo iyo ujya kwa muganga rero, nibo bagena nyine igihe uzabyarira kugira ngo bakureho bya byago byo kuba umwana yapfa akiri mu nda. Ikindi, bitewe wenda n'indwara nyina agiye afite, yaba uwo muvuduko, yaba iyo diabete, hari ibyumweru runaka uba utagomba kurenza. Ntabwo ari ngombwa yuko ugeza bya bindi 41 nk'uko twabibonye. Ibyo bya 41 navugaga bireba ababyeyi bazima badafite ikindi kibazo, ariko ubaye ufite umuvuduko, ufite diabete, ufite asima, ufite iki, umwana biragaragara ko yagwengiriye mu nda, biragaragara yuko ingobyi y'umwana itagerwaho n'amaraso ahagije nk'uko bikwiye, icyo gihe ntago bategereza yuko ugeze ibyumweru 40. Abaganga nyine mu kazi kabo bagena igihe uzabyarira kugira ngo baguhe umwana muzima, ndetse bakagena n'uburyo uzabyaramo, kubera yuko hari uburyo bushobora kongera ibyago by'uko umwana yapfa ari no kuvuka. Ngayo nguko rero, murakoze abantu mwese mwakurikiye iki kiganiro guhera ku gice cya mbere, igice cya kabiri, mukaba musozanyije natwe igice cya gatatu. Ngaha aho tugishoreje, abafite ikibazo icyo ari cyo cyose bifuza kuba batubaza, dufite nimero iri muri description, mushaka kutwandikira kuri WhatsApp
cyangwa se mukaduha comment, nazo turazikunda cyane. Mukaduha comment hanyuma tukarushaho kuryoherwa na Dr. Richard Official. Ngayo nguko, murakoze, murakarama. Icyitonderwa, iki kiganiro ntago gisimbura ku kuba wagana abaganga babifitiye ububasha kugira ngo babashe kuba aribo baguha amakuru ya mbere yizewe, bityo tukaba tugushishikariza ko amakuru uri bukure muri iki kiganiro ataba ariyo ushingiraho ufata ibyemezo cyane cyane biri ku buzima bwawe, nta muganga wemewe wa leta wahuye nawe kugira ngo abe ari we ukugira iyo nama. Murakoze, mugira amahoro.